Ndabashuje mwese mbifuriza icyumweru cyiza, nshaka kubifuriza icyumweru cyiza kandi ndabashuje mbakira na hano kuri Pure Gold TV, iyi TV y'abakristo ibagezaho ijambo ry'umunsi kandi bamenyesha ko n'ubundi muri kumwe na Jose. Uyu munsi ijambo ry'umunsi ryanjeho Imana yankize ku mutima, ni ijambo ridukomeza cyane cyane ku bantu bategereje Imana, abantu basenga batarasubizwa, bategereje ibisubizo by'Imana. Rimwe na rimwe bagera mu nzira bakaba bacika intege, ariko iri jambo niba wumva ari ryawe uritegera amatwi. Reka turirebe, riraboneka muri Zaburi ya 31 umurongo wa 25. Tutararireba nagira ngo n'ubundi dushima Imana, dufatanye gushima Imana, dushima n'umwuka wera uba muri twebwe uri dusobanurira akatwigisha. Mana Data, turagushimye cyane yuko wabanye natwe mu masaha yatambutse, yuko waturinze ukabuturamukije turi bazima. N'ukuri turabigushimiye, turagushima kubw'umwuka wera uba muri twe, ari we mufasha, ari we mwigisha wacu kubw'ijambo, aba ari we uri dusobanurira. Mitima yacu yeze, dutunganye, twegesha amaraso yawe tweze Yesu Kristo dutunganye, maze twakira ijambo ryawe twumva ko twejejwe. Haleluya, urakoze kubyumvise kandi kubikoze byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nshuti zanjye, nshuti z'Imana, nshuti z'umusaraba, reka dufatanyire ijambo. Namwe bashyitsi mwadusuye umunsi wa none, namwe reka dufatanyire ijambo rigiye kukubaka no gukomeza. Ndabibutsa ko riri muri Zaburi ya 31 ku murongo wa 25, kandi ndabibutsa ko hano kuri Pure Gold TV dufite saa 12:26 mu gitondo. Haravuga ngo, ijambo riravuga ngo, mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere, imitima yanyu ihumure. Niba mwene data utegereje Imana, utegereje ko Imana igutabara, utegereje ko Imana isubiza gusenga kwawe, iri jambo ni ryo muri iki gitondo. Nawe kandi utari watangira urugendo rwo gusenga, nawe ni ryawe, nawe rikubake, rigufashe. Kuko mu nzira tugendamo tugana Siyoni, tukiri hano mu isi, duhura n'ibigeragezo, duhura n'ibyifuzo, duhura n'intambara, bigatuma umuntu ajya ku mavi, bigatuma umuntu asenga, ko niko Imana iba yabishatse. Kuko biradukuza, bikuza kwizera kwacu, bikuza ubukristo bwacu, imibanire yacu n'Imana. N'ukuri ibigeragezo si bibi, ibigeragezo birakomeza, ibigeragezo bituma wegera Imana, ibigeragezo bituma ujya muri bibiri ugasenga, ugasoma, ukinginga. N'ukuri ni byiza cyane. Ariko hano ijambo riravuga ngo, mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere, imitima yanyu ihumure. Ahari waba utegereje Uwiteka imyaka 10, imyaka 20, imyaka 2, imyaka 5, umwese, ibyumweru se cyangwa ukwezi, ntabwo nzi igihe utegerereje Uwiteka. Hari n'abantu bategereje igihe kirekire cyane, bahaye amasezerano yo kuzagira ikintu bageraho, icyo Imana izabakoresha kitari cyasohora. Ariko hano ijambo riravuga ngo, mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere, imitima yanyu ihumure. Kuko hari abantu bategereza bakarambirwa, bagasubira inyuma, bakabivamo, ugasanga bamwe bacitse intege, ndetse baranavuga ati nta Mana ibaho, ndetse bakavuga ati ubuhanuzi ntabwo twabuhawe n'Imana, ubanza yari Satani, ubanza asa ari umuntu wivugishije, ubanza asa ari nge wiyeretse. Ugasanga bacitse intege. Imana ntabwo yibeshye, iduhaye iri jambo, izi umutima wawe, izi ukuntu umwana w'umuntu acika intege ndetse akabivamo. Ugasanga bamwe bavuye mu nzira y'Imana, bavuye muri Yesu, bavuye mu Mana, ahubwo bagiye mu bapfumu, bagiye mu zindi nzira, bagiye kwa Satani, mbese bahinduye kwizera imyizerere, bacitse intege. Ariko ijambo hano rigukomeze mwene data, rirongera rikakwibutsa ngo, niba utegereza Uwiteka, niba uri muri babandi bategereje gutabarwa n'Imana, bategereje igisubizo kizaturuka ku Mana, wenda aho amasezerano y'ikintu runaka ntabwo urakibona, urasenga nturasubizwa, ihangane. Ndakubwira ngo ihangane, tegereza Uwiteka, wirambirwa kandi ukomere,
umutima wawe uhumure. Urahumurijwe muri iki gitondo. Aha mu cyongereza uyu murongo uravuga ngo be strong and let your heart take courage, all you who wait for the Lord. Niba utegereje Imana, n'ijambo riravuga mu cyongereza ngo be strong, komera, take courage. Let your heart take courage. Reka umutima wawe wihangane, n'ukuri ugire ubutwari. Ugira ubutwari, wumve kudahungabanywa n'imiyaga. Wibivamo, Imana iri hafi kugutabara no kukugira neza. Nuko nkwifurije icyumweru cyiza, tuzakomeza ubutaha tugana ijambo ry'Imana. Imana ikugirire neza, igukomeze uyu munsi wa none, ntubivemo, turi kumwe. Reka dutegereze ubuhamya, kuko Imana itinda burya, irimo igutegurira ibyiza, irimo ipfunyika impano nziza, igiye kukuzanira. Kandi burya Imana igikunda amasurprise, igidutungura kandi igadutunguza ibyiza cyane. Oh haleluya. Imana ikugirire neza mwene data, tuzakomeza tureba nanone ijambo ritwubaka mu buzima bwacu. Umunsi mwiza n'abawe bose, komeza unezerwe kuri iki cyumweru. Be blessed. Bye bye. Cristo.